wanjye ukonganya ukugenderera abantu. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Uno munsi turi kumwe n'umukunzi wacu, umuvandimwe, umuntu mumaze kumenyera muri benshi hano kuri channel yacu, channel y'inshuti zacu. Ndumva yatangira abibwira abantu tubanye bwa mbere, umuntu wese uje kuri Aurore TV show kano kanya akaba yamumenya, ubundi dukomezanye. Murakoze. Ndi umusangwa ubundi. Yego. Ndi umusangwa ariko basanga hari abatanzi nta kibazo kambibwira. Amazina yanjye nitwa Nikuze Esperance. Nkaba n'inshuti ya Lori, tukadukunda kubana. Yego. Buri mwaka dushyira ibiganiro tubaganiriza. Yego. Murakoze. Yego. Espe kano kanya nakubaza abakunzi bacu badukurikiye kano kanya, uno munsi ugiye kubagezaho iki? Ugiye kubaha ubuhe butumwa ubundi dukomeze bazi icyo bagiye kugira gute kumva? Umunsi ubutumwa nabateguriye bitewe n'ukuntu nkunda gusenga kandi mba nurashikariza na bagenzi banjye gusenga. Umunsi nabateguye ijambo ry'Imana. Umunsi turasenga tuvuga Imana pe iko bimeze. Bivuze ngo tugiye gusenga. Cyane tugiye gusenga. Karirimbo ko mu gitabo 36 ngushimisha Imana. Noneho kugira ngo twihute ndaririmba igitoro kimwe na Rofure basobanura akanya gatoya dukomeze ndaganisha ngo ry'Imana. Yego. Mbere kugira tubikore katubana dusenga Imana. Kambanze senge nta kibazo. Uwiteka data wa twese uri Imana yacu, ugeneza bugacya bwira, urarufuka abana omega itangira ukabana iherezo. Data wa twese dore ubwo tugiye kubana nawe, winubane natwe udushyigikire Kristo. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo nibasiba gusangura baruhura. Nyiringabo rero twarebye guhungira data wa twese, tubona ahantu hose nta buhungiro bwari, duhitamo kuguhungiraho. Winubane natwe Kristo, turagutumiye ngwino dushyigikire kandi n'abadukurikiye Kristo ubashyigikira bakomeze y'ukuri Imana yacu, turasaba umwami wacu. Amen. Amen. Neka dutangiye turirimba no muririmbyi yo 36 mu gushimisha Imana. Ngo numiteho mukiza. Numiteho mukiza wanjye umvukonganya ukugenderera abandi nanjye nunsi. Oh Yesu mukiza, Yesu mukiza wanjye umvukonganya kugenderera abandi, ukugenderera abandi nanjye nunsi. Oh Yesu mukiza, Yesu mukiza wanjye umvukonganya ukugenderera abandi nanjye nunsige. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Imana yacu nishimye. Okay. Igitero cya mbere ngo numiteho mukiza we. Amen. Ngo wumve ukonganya. Kristo niyumva ukuganya. Ibyo ukeneye byose ni Kristo ubu bifite mu biganza bye. Ariko kubw'uyu muririmbyi muri byo yarebye abona nandi yahongera ati Kristo ibye Kristo nawe wongera kuri Kristo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana nihimbaza. Ubwo ugendera abandi ngo nanjye nunsige. Haleluya. Amen. Ubwo agendera abandi nawe nagusige ndetse nanjye nansige. Imana ishimwe. Ngo wumve ukonganya. Haleluya. Ubwo agendera abandi twese nadusige, twese tugenderere. Kubw'uyu muririmbyi njye nofashijwe kubw'uyu muririmbyi. Ukuri. Nkunda Imana cyane ndetse namwe muri mwebwe mujye mwumva mufite inzara n'inyota byo gushaka Kristo kuko niwe buhungiro. Amen. Amen. Imana nishimye. Katwihute some ijambo ry'Imana. Turi gusoma Zaburi ya 50
murongo wa mbere twumva uko havuga. Imana y'inyembaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze iti, ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni aho niho Imana irabagiriye. Amen. Amen. Imana yacu izaza yo guceceka, umuyaga w'ishuheri, amen, uzakongora. Amen. Haleluya. Imana yacu nishimwe, Kristo ni yamamaye. Imana y'inyembaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka aravuze ati, Kristo aravuze ati, ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Ngo kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge n'Imana irabagiriye. Kristo hari ahantu ubundi irabagiriye. Kristo nazarabagirana muri wowe, narabagirana muri wowe, umuntu wese azakuyabimenye avuga ati uyu muntu afite imbaraga z'Imana, afite amavuta y'Imana, bituye yuko Kristo ari muri wowe, bituye yuko yakwishimiye akaza karabagirana muri wowe. Mu bikorwa ukora uzabona yuko uri kumwe n'Imana, mu magambo uvuga uzabona yuko uri kumwe n'Imana. Imana nishimwe. Ndabashishikariza yuko mwamenya Kristo neza, akarabagirana muri wowe, muri twebwe, akarabagirana muri twebwe. Murakoze. Nimwakira ijambo ry'Imana, nimwakira ijambo ry'Imana. Kristo adukomereza amaboko muri iyi minsi biragoranye, ariko adufashe tugire inzara n'inyota byo gukunda Kristo no kumwumva no kumva ijambo ry'Imana. Shitani yaziye mu bibera menshi mu bantu, nagituma numva ijambo ry'Imana, urasoma nusobanukirwa ibyo uri gusoma, ariko Kristo nadukomeze twebwe tugifite ko ryumva ndetse dufite n'abakitwigisha, adukomereza amaboko. Ugize n'inyota niwe buhungiro. Ubwe yarivugira ati, abarushye n'abaremere ngo nimuze musange ndabaruhura. Naho undi muntu wahungiraho ibintu wabihungira bikagushiraho, ukiringira ibindi bintu bikakurangirana, ariko Kristo y'umuhungiyo nawe ukoze isoni. Ibyo byose abibamo mu by'ukora, mu byo byose akakurindira imiryango, akurinda abavandimwe. Muri imisi ho birakomeye cyane, muri imisi biragoranye. Urumva umuntu ejo bundi yapfuye, ejo yapfuye, umuturanye ugasanga nyirwe nyariko ejo nagaramutse. Ariko biragusaba iki? Buri muntu wese abo weshejwe mu mutima we. Amen. Buri muntu wese naweshejwe mu mutima we kugira ngo mbese muri we agire ubusabane n'Imana. Gitero iri kuri ya ndirimbo kiravuga ngo musanga ahantu hatari abantu, ngo dore n'ubusaku yabarengeje. Hunga wegera Imana, ntabwo uvuze guhunga abantu, ahubwo biragusaba kwegera Imana ukayibwira ati, Imana ni njye yibwiza ukuri, irakuzi kuko wowe ubizi, ibyo irabizi, urabikora. Ntabwo wakisha Imana, wihisha umuntu, ariko Imana ntabwo wayisha. Kandi gakora siko ngo nabashe kwisha amaso y'Imana. Amaso y'Imana areba hose. Ugene witwikira ijoro ugakosa ugakora iby'isoni nkeya, ukibwira ko Imana itakurora, ariko amaso y'Imana areba hose. Nagira ngo ubwire yuko Imana ireba ibintu byawe byose. Urasambana ko ati ngenda sambanye ndisha pasiteri, ariko nagira ngo ubwire yuko utamwihishe, uramwihisha bikumvikana, ariko Imana ibikureba. Umunsi n'umwe we n'Imana kabi kagashoboka, igihe kikagera ukihishahisha, ukaguza wishahisha ngo kugira itora ritakubona, ariko umunsi n'umwe bikagera ahagaragara. Biragusaba iki? Bana neza n'Imana ukira mu gato no ku kanebe, uyibwiza ukuri, ubwira ati, Imana ngenda umunyantege nkeya. Ubundi mu by'umugabo nawe ugira umuhanga, iyo ugize umuhanga biragucana. Bigusaba iki? Guca bugufi. Iyo wigize umuntu uri hejuru cyane biragucana, ugasanga Imana irakuzamuye igushyitse hejuru, ikuvanye ku bwarimu kugize pasiteri, wishyize hejuru ubonye abantu bose ko muteye ku rwego rumwe, irakumanuka kwicaza hasi. Biragusaba buri muntu wese, uwo ari wese umwubahe, uko ahantu Imana yagukura. Ariko iyo utishyize hejuru, Kristo arakomeza kuzamura mu ntera, mu byo ukora, mu byo uvuga, mu mikorere ya byose akabana nawe. Murakoze. Uyu munsi ikiganiro nabateguriye cyo kumva ijambo ry'Imana. Icyo nakubwira, Imana iguha umugisha. Amavuta niko bavuga, igaragara amavuta ni ukuri, akomeho. Umva, mbese utubwiye inkuru nziza, utubwiye ibintu byiza, kandi koko muri iki gihe ibintu byabaye bibi, ibintu byabaye ibindi. Umuntu ajya gukora ibyaha akihisha umuntu, akihisha umugabo we, akihisha umwana we,
nyamara akirengagiza ko hari ijisho rimurebera kandi iryo jisho ari ryo rikaze cyane kurusha irindi. Ndavuga ijisho ry'uriya mugabo wo hejuru uri mu ijoro. Ngenda mwemera cyane. Rero bajyaga baba bakuzi nk'umuntu usanzwe, ntabwo bari bazi ko iyi mpano ihari. Hari agakorasi mu kanya uvuze, mbere wongera ubaririmbira kandi karirimba. Niba hari akandi karirimbo rwose gahari, baririmbire, karirimbe pe. Mbaririmbe agakorasi kajyanye na biriya nari ndi kuvuga. Ego. Nawabasha kuhisha amaso y'Imana, nawabasha kuhisha amaso y'Imana, nawabasha kuhisha amaso y'Imana, amaso y'Imana areba hose. Wowe ugende witwikiriye ijoro, ugakosa ugakora ibyo isoni nkeya, ukibwira ko Imana itakurora, amaso y'Imana areba hose. Wowe ugenda witwikiriye ijoro, ugakosa ugakora ibyo isoni nkeya, ukibwira ko Imana itakurora, amaso y'Imana areba hose. Komeza wamamare, uzahora ku ngoma. Komeza we, komeza wamamare, uzahora ku ngoma. Komeza wamamare, uzahora ku ngoma. Haleluya. Amen. Ni ukuri uno munsi nimba ari umunsi nezerewemo n'uyu munsi, kuko utubwiye amagambo meza, amagambo y'ubwenge. Ntekereza ko umuntu wese uri hano kano kanya turi kubana udukurikiye kuri Aurore TV show ashimishijwe n'uburyo ki rino jambo mbese nyine riri bufashe benshi. Ni ijambo riri bufashe benshi kandi riri bugere kure pe. Ibi ni byo buri muntu uwo ari we wese yakwifuriza mugenzi we, kuko ntabwo wakwifuje ko mugenzi wazajya aharimbuka kandi hari ahantu hafite ubugingo buhoraho, hafite ubugingo buzaba ari bwiza, ubugingo buzaba buhoraho. Umva ngewe ngo mfite amatsiko menshi yo kukubaza, niko ubyumva gute iyo wisanze uri umunyempano usengera abantu bagakira, sibyo ra? Usengera abantu bagakira, mbese uri umuvuga butumwa ku rwego rungana gutya, ubyumva gute? Kuko ni abantu benshi basaba impano ariko ntibayihabwe. Wowe ubyumva gute, wifata gute nk'umuntu nkawe nyine wisanze nyine Imana yarahaye gakiza ku buntu, siko babivuga? Wowe nyine ugasanga uragafite ikabiguha byose ku buntu pe. Wifata gute? Nyine mba numva ari ibintu byiza, nta nubwo ari ibintu wakagombye wirata, ahubwo nyeshima Kristo wabangiriye icyizere. Ko kujya gutoranya mu bantu benshi biba bigoranye, ariko Kristo yangiriye icyizere. Nanjye mba musaba imbaraga nkavuga ati Kristo uzamfashe icyizere wangiriye ntizigere ngitakaza, ahubwo nzakigumane. Ndabikunda cyane n'iyo ndi kuririmba umuntu agafashwa, nakigisha ijambo abantu bagafashwa, nyine nanjye bituma ubundi bikongera imbaraga. Bituma hari aho uvaye ntaho ugera, kuko bituma wongera wumva ufite imbaraga, kandi izo mbaraga uba ufite Imana igenda ikongerera ibihe. Ukagira ibihe byo gusenga, ubundi kuntu bitangira wumva ufite ibihe byo gusenga gake gake, ukumva ari ahantu ushaka kugera, ukumva mbese muri ukumva ibyishimo ni byose, kandi ukumva biraryoshye cyane. Ni byiza cyane. Hari ukuntu uri kubivuga nkabona biraryoshye, kumva wabigumaho nyine, mbese nyine wumva ari byiza cyane. Niba bakumbuje, niba bashikarije, ujye usaba Imana ugati Imana ndashaka ibihe nk'ibi ngibi. Niyo uri wenyine ukavuga ati Imana rero twubikana ufite ibihe byo gusenga, ukavuga ati Imana tumurikane uyu munsi ndashaka kubana nawe,
ukayisaba hari igihe ukubita isengesho ugasenga bisa no kumva igihe wumva utari muri iyi si ukumva ahandi hantu ukagenda nyine wumva umwuka wera aza gusanga kugana nyine ukumva ni ibihe byiza muri wowe kumva biraryoshye cyane pe. haleluya Imana ishimwe. amena Imana ihabwa icyubahiro yampoje nawe ndi umunyamahirwe cyangwa ndi umunyamugisha ni ukuri. So rero abakunzi bacu ndumva ibyo byose babibonye babwiye ijambo ndumva wabasengera tugasoza ikiganiro kiba kirekire yenda ubutaha uzaza ubafite byinshi babyandike muri komenti nimba wakunze Nix ubyandike muri komenti azagarukane imirongo myinshi ababwirize mbese umunsi wose kugira ngo tubashe kubana hano kuri Aurore TV show. Yego nagusaba rero ko twasengana ukadusozereza ikiganiro tukazasubira ubutaha. Yego tugiye guhuza imitima twese dusenga Imana. Imana ugira icyo usaba muri uyu mugoroba uyibwira ati Imana niba uracitse n'ibyo ati Imana ngira ibihe byo gusenga usubizemo imbaraga kadusenge. Uwiteka data wa twese nanone ndacyagushima data nyiringabo ndagushimiye tujya gutangira twakubwiye ngo utanjyane natwe Kristo wakoze kubyumvisha rero nyagora ku ngoma rero tubwo tugeze mu kanya k'umusozo Kristo ndakwingenze buri muntu mudwe ruhande n'umugire neza nkweretse umubyeyi dukurikiye nkweretse umupapa nkweretse umusore nkweretse umwana mutoya data wo twese buri wese n'umugirire neza abo bahumurize mu mitima yabo data nyiringabo buri muntu wese natamara amasani nako nsengeye abarwayi nubakiza nyagora ku ngoma niwe dogiteri mukuru niwe utaye ikintu kidasharira ugatera ushinge rutajyana nubagere ubatinde ubakore kontwari ku buzima bwabo yo kuri Imana yacu ubakize nyagora ku ngoma ugera mu bitaro mwese n'abagore mu macumbi yabo nubakiye neza Kristo bikore kuyubahisha. Uwiteka mwetse n'u Rwanda rwacu ukomeze uruha amahoro nyagora ku ngoma ukomeze udushyikire impande zose ndetse no mu bindi bihugu nyagora ku ngoma ubigeremo data wa twese ukemura ibidakemutse usobanura ibidasobanutse ubwo tuzongera guhura rero byatunyagora ku ngoma tuzagushima nukomeze uganze cyo kuvuga ari imyuka mu izina rya Yesu ibyatubuza amahoro mu izina rya Yesu ibyo tutumvisha mu ryawe mu izina rya Yesu turere maso tugikurikirana rukuze kubyumvisha umwami wacu amen.